Muraho neza nshuti bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana y'amahoro ibishimire amuri hirya no hino hatandukanye. Uyu ni wa mwanya ngiye kongera kugaruka kubagezaho ijambo ry'Imana. Shimira cyane abadukurikiranye mu gihe cyashize. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Kubatanzi nitwa Dusenge Jean d'Amour, ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cy'Imigani. Igitabo cy'Imigani ibice 16, hanyuma turasoma umurongo wa 31. Kansubiremo, tugiye gusoma igitabo cy'Imigani ibice 16, hanyuma turasoma umurongo wa 31. Reka dusome twihuse. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Haravuze ngo abantu batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Reka nsubiremo. Abantu batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Amen. Hanyuma ndagira ngo dusome no mu gitabo cya Esteri. Igitabo cya Esteri turasoma ibice 3. Ngira ngo ukurikirane cyane kugira ngo uze kumva icyo umwuka mbwiye kukugezaho muri aka kanya. Biragusaba kuza kwita ku magambo ndi gusoma mu ijambo ry'Imana. Esteri ibice 3 umurongo wa 7. Reka dusome twumva uko havuze. Uzirikana ijambo dusomye mu gitabo cy'Imigani ibice 16 umurongo wa 31. Haravuze ngo abantu batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Reka dusome hano twumva uko havuga. Haravuze ngo maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageza mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Amen. Reka nsome n'ahandi. Ibice 9 mu gitabo cya Esteri n'ubundi. Ibice 9 mu gitabo cya Esteri. Reka dusome twumva uko havuze. Haravuze ngo ku munsi wa 12, ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Haleluya. Reka tubanze dusenge. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimiye ko abanye natwe mu minsi yose duherereje inyuma, tugushimiye ko abari barwaye bakize, tugushimiye ko abari barabuze uko bagira wabaciriye inzira, tugushimiye abashomeri wahaye akazi, tugushimiye abantu warinze muri iki cyorezo. Twongeye kukuramburira amaboko, turavuze ngo urera. Reka muri aka kanya wongere ubane natwe, abantu aho bari hirya no hino batandukanye bari kumva ijambo ryawe. Nyemerera wongere ubasanganire, nyemerera wongere ubagereho, nyemerera wongere Uwite kugira ikintu uhindura ku buzima bwabo. Ijambo ribabera ijambo ry'impinduka, ijambo ribabera ijambo ry'imbaraga, ijambo rihindura ubuzima bwabo, ijambo ribakura ahantu kure bari, ijambo rigarura ibyiringiro mu mitima yabo, ijambo ritume bongera kukwizera no kukwiringira mu izina rya Yesu. Nyemerera imbaraga zawe n'ubutabazi bwawe n'ubudahangarwa bwawe byongere bigaragare kuri buri muntu wese udukurikiranye muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye ijambo mu gitabo cy'Imigani ibice 16 dusoma umurongo wa 31. Haravuze ngo abantu nibo batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Haleluya. Nje kukubwira ngo hari ibintu bitegekwa n'Uwiteka byarangiza bikemera. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo bitegekwa n'Uwiteka. Haleluya. Hari ubwo abantu bagutekerejeho ibintu bibwira ko ibyo bintu bizakubaho, ariko kubaho kwawe byategetswe n'Uwiteka. Hari abantu bumva gutazamara umwaka, hari abantu bumva gutazamara imyaka 3, hari abantu bumva gutazakora ngo utere imbere, ariko aho ugeze nuko byategetswe n'Uwiteka. Hari abantu bumvaga iyo ndwara urwaye utazayikira, ariko kuba warakize nuko byategetswe n'Uwiteka. Hari abantu baguteza iminsi umaze gukizwa, baravuga ngo noneho araje tugarukire, ariko uyu munsi uracyari mu gakiza k'Imana. Bishatse kuvuga ngo nuko byategetswe n'Uwiteka. Ntabwo ari abantu babitegetse, nubwo abantu bajya bagambirira, ariko ijambo rirambwira ngo imigambi yabo ntabwo izahama, imigambi yabo ntabwo izasohora.
ahubwo icyo Imana yakuvuzeho, ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana ziri muri wowe nizo zigiye kugira icyo zihindura, kuko Imana niyo ibasha gutegeka. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo abantu baguhagurukiye ntacyo bazagutwara, kuko bitegetswe n'Uwiteka ngo bongere ubeho. Nubwo abantu bakujyanye mu manza bakurega amahugu, bibwiye ko bazagutsinda kubera imbaraga bishingikirije, ariko Imana irakubwiye muri aka kanya, irabitegetse, humura, Imana irabitegetse, ugiye gutsinda mu izina rya Yesu. Ndavugana n'abantu bari bafite ingendo zo kujya mu bihugu bitandukanye, Imana yaravuganye nawe ukabona hari ibintu byanze, ukabona hari ibitemera, abantu bakavuga ngo ntibizashoboka, abantu bakagucira imitego, abantu bakagutega iminsi, ariko mu izina rya Yesu Imana iravuze ngo irabitegetse. Hari ibintu Imana itegetse ku buzima bwawe, kandi ubwo imaze kubitegeka bigiye kwemera. Imana irabitegetse ugiye gukira, Imana irabitegetse ugiye gutera imbere, utera imbere ku musozi bari bazi ko ntacyo uzagiraho, utera imbere nubwo abantu bari barakuroze, bari baraguterereje inyatsi, bari baraguterereje ibintu bitandukanye, kugira ngo nukora udatera imbere. Umaze imyaka uzerera hirya hino, wabuze icyo wakora ngo utere imbere, mbese uri mu ruzerero, ibyo ukoze usubira inyuma, ibyo ukoze ucika intege kubera imbaraga mbi za karande cyangwa imbaraga abarozi bagutongereyeho. Ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana nkuzaniye niri guhagurutsa muri ibyo bibazo, niri gukura muri izo mbaraga mbi, imbaraga za karande zinanirwe, kuko Uwiteka Imana irategetse. Haleluya! Ugiye gutera imbere, Imana igiye kuguha iterambere, Imana yagushoboza, Imana yaguha imbaraga, yaca inzira aho utazibonaga, yaca inzira abantu bagucize, mbese baguteza iminsi, bakumva ko ntacyo uzageraho, bakabona ko hari Imana ikomeye. Niwongera utera intambwe, wegera Imana ibasha gutegeka. Erega hari ibintu abantu bategeka, ariko Imana niyo itegeka ibintu bikemera mu izina rya Yesu. Ntabwo ibintu byategetswe n'ababyeyi bawe, hari igihe bicika intege, ariko ibintu byategetswe n'Imana, ibyo ntabwo bijya binanirwa, ibyo ngibyo birarwana, ibyo ngibyo birasohora, ibyo ngibyo biremera. Iyo ari Imana yategetse. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire, wongere ugarukira Imana, wegera Imana ibasha gutegeka ku buzima bwawe, wegera Imana ibasha kugukiza, wegera Imana ibasha kuguteza imbere, wegera Imana ibasha guhindura ibyo ubona byanze guhinduka, wegera Imana ituma umuntu abyara, wegera Imana nubwo wari umaze imyaka myinshi ubona warabuze urubyaro, ariko uyu munsi wahura n'imbaraga z'Imana igategeka ukabyara, igategeka bigahinduka, igategeka amateka agahinduka. Imana yategeka ubuzima bwawe bugahinduka, Imana yategeka ugafata undi murongo w'ubuzima, Imana yategeka igasiba ayo mateka mabi, igasiba amateka mabi y'ibyahise, igasiba amateka mabi ubona imbere yawe, igasiba amateka mabi y'ubushomeri, igasiba amateka mabi yo kutagira aho ugera, mbese ikarema amateka mashasha. Imana y'amahoro ikakugirira neza. Twasomye ijambo ngira ngo ngutangarize ikintu gikomeye ku mbaraga z'Imana zibasha guhindura ibyo abantu bibwiraga ko bizaba bigahinduka kubera imbaraga z'Imana. Umuntu yarakuroze akabona umaze iminsi uryamye akaba azi ko uzanapfa, ariko bigahinduka kuko Imana yategetse ukabaho. Umuntu yaravuze ngo ntaho uzagera, ndetse n'ibyo ukora ntabyo uzi, ariko bigategekwa n'Imana, ibyo bintu bigahinduka. Twasomye ijambo mu gitabo cya Esiteri ibice 3 umurongo wa 7, haratubwira ngo mu kwezi kwa 12, haleluya, ngo nibwo bagiye kuragurisha inzuzi zitwa Puri. Ni mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, ngo bajya kuraguza inzuzi zitwa Puri. Abangaba ni Hamani, ndetse wifuzaga kurimbura ubwoko bw'Imana, yifuzaga kurimbura Abayuda, yifuzaga ko Abayuda bapfa, yifuzaga ko Abayuda batagira agaciro, agera ubwo atanga impiya ngo abagambanire. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bagutangiye amafaranga ngo ugambanirwe, hari abantu bagutangiye amafaranga ngo urogwe, hari abagutangiye amafaranga ngo uve mu buzima, ariko nkuzaniye ijambo rikomeye, nkuzaniye ijambo ry'ibyiringiro, nkuzaniye imbaraga zimira izindi, nkuzaniye imbaraga zicogoza imbaraga z'abarozi, nkuzaniye imbaraga zicogoza imbaraga z'abagambanyi. Wi etandole do paini syndrome. Nubwo Morodekayi yatanze impiya akanagambana, akajya mu bantu b'abapfumu, akaragurisha inzuzi, ijambo ryambwiye ngo bahereye mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani ngo bageza mu kwezi kwa 12 bakiraguza. Hari ibintu byakubayeho mu kwa mbere, bikubaho
noneho mu kwa gatatu birakomeza biragukurikirana. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ibasha kubitegeka bikava ku buzima bwawe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ibasha kubihindura bigahindukira kuri uwo musozi abantu babona guzatera agaciro, abantu babona gugiye gupfiraho. Imana yakubyutsa ugatambuka, Imana yaguha imbaraga ugatera imbere, Imana yaguha imbaraga igahindura ubuzima, Imana yagukura muri ubwo buzima ubaho butagushimishije, Imana yagukura muri ibyo byaha, yakuvana mu mbaraga mbi za karande. Uraryama ukumva ntubishaka, waba uri kugenda ukagira ibintu ukora utabishaka. Izo ni imbaraga mbi, ariko hari Imana izanye ijambo rivuga ngo irabitegeka bihinduke mu izina rya Yesu. Twasomye umurongo wa mbere mu bice 9 kwa Esteri. Ndagira ngo nsoreze ahangaha. Haleluya. Mubwira ijambo rikomeye ry'uburyo Imana ibasha gukora ibintu. Bano bagabo nubwo bamaze imyaka myinshi, nubwo bamaze amezi 12 bagambanira abayuda, nubwo bamaze amezi 12 batanga impiya, nubwo bamaze amezi 12 bagambanira abantu b'Imana, nubwo bamaze amezi 12 bari kubagenza. Ndagira ngo ubwire ijambo rikomeye, nubwo abantu baba bakugenza, nubwo mbese Imana yo mu ijuru niyibasha gutegeka ukabaho. Hamani aragambana agira ngo abayuda bazapfa. Hamani aragambana yizeye ko azabica. Hamani aragambana yizeye ko azabakoza isoni. Ariko ngo abayuda bafata umwanzuro ngo biha iminsi 3 yo gusenga. Iminsi 3 yo gusenga irangiye, ibintu bihita bihinduka. Ijambo riratubwira ngo umunsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, uwo munsi byarahindutse. Ahubwo abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Bishatse kuvuga ngo hamwe n'imbaraga Imana zibasha gutegeka ibintu bigahinduka. Imana ititaye ku mbaraga z'abakurwanya, ititaye ku mbaraga mbi zikugenza, ititaye ku burwayi umaranye iminsi, irategeka bihinduke mu izina rya Yesu. Imana igiye gutegeka bihinduke. Aho washakira gukabona bitemera, Imana igiye gutegeka washakire byemere. Aho wakorera gukabona nta terambere, Imana igiye gutegeka kubona iterambere. Aho wakorera gukabona abantu ni bakwishimiye, muri ako kazi Imana igiye kugukomerezamo. Muri ako kazi Imana igiye kwaguhera icyubahiro mu izina rya Yesu. Wagiye inshuro nyinshi ugerageza kujya hanze, kujya mu mahanga Imana yakubwiye, ukabona birimo biranga. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo igiye gutegeka byemere, igiye gutegeka bishoboke, igiye gutegeka ibintu bihinduke, igiye gutegeka wacira impinduka. Haleluya. Nde enetando stala benefo. Ndakubwiye ngo imbaraga z'Imana zirategetse ngo bihinduke mu izina rya Yesu. Ititaye imyaka ukoze uhomba, Imana irategetse ngo bihinduke. Bigiye guhinduka ubona impinduka, bigiye guhinduka wakira agakiza, bigiye guhinduka ubona imbaraga z'Imana, bigiye guhinduka bagutaye bakugarukire, bigiye guhinduka uriya mugabo wayongera gukunde, bigiye guhinduka wongera ugira amahoro mu rugo rwawe, bigiye guhinduka wongera ugira imbaraga zo gukora, bigiye guhinduka ubyuke ku gisasiro, bigiye guhinduka abana bawe bagira amahoro, bigiye guhinduka karande zishire mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguha umugisha. Aho uri hirya no hino nkurikiranye, muzaniye ijambo rivuga ngo Imana irategeka byarangiza bigahinduka. Wumve ko hari ibintu Imana itegetse ku buzima bwawe kandi bigiye guhinduka. Imana y'amahoro iguha umugisha. Wewe warunkurikiranye, ndizera ko uko biri kose ijambo ry'Imana ribasha kubohora. Kandi niba wumva hari ikintu cyiza wakora, gerageza ufate telefone yawe, hamagara abantu b'Imana, hamagara abakozi b'Imana, nibarangiza bagusengere. Hamwe no gusenga Imana, hamwe no gutabaza Imana, ibintu bijya bibasha guhinduka. Ibintu bijyaho iherezo. Umuntu umaze imyaka atabyara akongera akabona urubyaro, umuntu umaze imyaka yarabuze amahoro akongera akabona amahoro, umuntu wari umaze imyaka arwariye mu bitaro akavamo akongera agatambuka, umuntu wari umaze imyaka ku gisuzuguriro lele bonesta, Imana ikongera ikamusubiza agaciro, Imana ikongera ikagusubiza agaciro wabuze. Tere intambwe duhamagare tugufashe gusenga. Nicyo tubereyeho, nicyo twahamagariwe. Uramutse ushatse kumpamagara cyangwa se gutanga n'inama, birashoboka ko wenda watanga n'inyunganizi cyangwa ikindi gitekerezo, ndagira ngo nkubwire nimero yanjye, hanyuma uzadufashe kugira ngo tubashe gukomeza uyu murimo w'Imana neza. Nawe wumva hari icyo wakora kugira ngo ivuga butumwa rigere kure, ndagukangurira kuza kudushyigikira, ndagukangurira gutanga inama zubaka, ndagukangurira gushyigikira umurimo w'Imana kugira ngo ugere kure, kandi Imana y'amahoro izabiguhera umugisha. 078 54 14 881. Kandi wowe uri kubona iyi video warushaho kubona umugisha w'Imana uramutse ukoze subscribe, ugakora na share, ugatanga na comment. Imana yaguha umugisha kandi wabudufashije cyane ku buryo bukomeye bwo kubasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro nibaho umugisha, tuzasubira ubutaha. Ariko wumve ko hari ibintu Imana ibasha gutegeka ku buzima bwawe kandi byarangiza bigahinduka. Ibintu imiryango itahinduye, Imana niyo yabihindura. Ibintu amashuri yananiwe, Imana niyo yabishobora. Ibintu amafaranga yananiwe, Imana niyo yabishobora. Shobora kuba
waragiye mu bapfumu bikanga, ukivuriza hirya hino bikanga, ukabona n'imitungo yawe yari gushizeho uri kwivuza ariko byarananiranye. Tera intambwe uhamagara iyo nimero tugusengere. Hari ibintu ushobora kwemera mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibamugisha kandi Imana ibishimire kuko mwabashije kudukurikirana mu izina rya Yesu. Amen.